Bakunzi ba Bigiherezo TV twongeye kubaha ikaze kandi turabashimira ko muri inshuti z'akadasohoka mudukurikira umunsi ku munsi. Ntibisanzwe uyu munsi turi mu karere ka Nyagatare umurenge wa Mimuri. Twagiye kugira ngo twababwiye ko tubagererayo tugereyo tuganirize inshuti ndetse ahantu henshi hatandukanye. Uyu munsi rero turi kumwe n'umugabo, ni umugabo Jimmy, waramutse neza? Tubahaye ikaze kuri Bigiherezo TV. Yego, nk'uko mubibona rero ni umugabo uzi kwivuga, twagira ngo dutangire dusenga hanyuma tuze kuguha ikaze. Twagira ngo dusenge. Imana turagushimiye, tugushimiye yuko wemeye ko tugera hano amahoro. Urugendo rurerure twakoze tuza gusura mwene data, uyu mugabo ufite amateka ashaka gusangiza abantu, agira ngo abwire abantu ko nta kitagira iherezo. Birashoboka ko umuntu yaba abayeho nabi, ariko namara kumva iki kiganiro tugiye kugirana na mwene data kuri Bigiherezo TV, araza guhindura imyitwarire, araza guhinduka, kandi turabizi neza ko nutaragakizwa aza kumenya imbaraga z'isengesho, aza kumenya imbaraga zo kwihangana. Tumuhaye ikaze rero, ndetse Mwuka Wera aze kumushyigikira, umurinde ubwoba, umufashe, umukomeze mu izina rya Yesu, amen. Jimmy, amakuru y'iminsi? Amakuru meza Theo. Twongeye kubonana, harashize iminsi. Heruka nawe uri umugabo muto, ndabona ari Imana yakoze. Wenda ndi nyuma ya kamera nk'uko mubizi cyane, nababwiye ko nzajya mbagererayo. Hanyuma Jimmy, mumeze neza? Ariko tumeze neza, nta kibazo rwose, urabona ko hari Imana yakoze. Yego. Ubushize ubwo twaherukanaga wambwiye ko hari ubuzima waciyemo. Ese nk'umuntu udukurikiye kuri Bigiherezo TV, ndagira ngo uribe firi wishime, wisanzure. Nta kibazo rwose. Yego. Ubwira abantu Jimmy ni muntu ki, nk'umuntu uri kukubona kuri Bigiherezo TV. Ndabizi dukurikirwa n'abantu benshi ku isi yose. Tunabona no gusuhuza abantu bari muri Amerika, bari mu Burayi, bari muri Aziya, Oceania na Australia, imigabane yose igize isi ndetse na Afurika. By'umwihariko abantu badukurikiye bari mu Rwanda, mu gihugu cyacu bwite, igihugu dukunda, igihugu kandi gakondo yacu. Turagira ngo dusuhuze abanyarwanda bose aho baherereye. Muri abantu muri inshuti z'akadasohoka, muri abantu dukunda. Imana ibahe umugisha aho muherereye. Nka Jimmy rero, Jimmy uri muntu ki? Mbese abantu bagukurikiye, abo bantu bose mvuze baradukunda, baranadukurikira, kandi ibyo dukora barabikunda, ndabizi neza. N'ikimenyimenyi twagira tubasabe, nimuza gukunda iki kiganiro mukabona ni cyiza, mujye mudukorera subscribe, mukore na share, hanyuma iki kiganiro kigere ku bantu benshi, ibyo dukora bigere ku bantu benshi. Jimmy, ndagira ngo wibwire abantu neza birambuye. Jimmy ni muntu ki? Se Jimmy avuka he? Se Jimmy yize he? Jimmy ni muntu, ni umugabo, ni umusore none ngiye tubwire. Murakoze cyane Theo, ndetse n'abandi bankurikiye. Amazina yanjye nitwa Murisa Jimmy. Ubundi n'ubundi hano mu karere ka Nyagatare muri uyu murenge wa Mimuri, nkaba ku bw'akazi. Ntabwo uyu munsi nabwo nzatura aha ngaha. Ubundi iyo ubonye amafaranga niyo kwereka icyerekezo. Uyu munsi wa none rero ndi muri uyu murenge wa Mimuri niho nkorera, ariko ubundi mvuka mu karere ka Bugesera, hawuze mu karere ka Bugesera, hawuze hari ahantu bita Karera, banarahimuye. Ubu hari ikibuga cy'indege mpuzamahanga barimo bagikora muri iyi minsi. Bivuze ko navukiye. Bivuga nimba hari ikibuga cy'indege ku ivuko ryawe, bishatse kuvuga ko nawe Yesu nakujyana neza uzurira indege. Yesu hari ibintu byinshi Imana yatubwiye, biramutse bisohoye rwose indege nayo ndumva nayurira nta kibazo. Uyu munsi wa none rero wambajije ngo ndi muntu ki? Ndi umugabo, ndubatse, mfite n'abana 5. Nubwo ntabwo bamenye ko ufite abana, ariko abana bafite kubera Imana. Ijambo ry'Imana ryo ritubwira ko abana ari umwandu w'Uwiteka. Abana ni umugisha, kuko na Jehova Jire yarabiririmbye ngo ego ikirimbo kibuzuye kimeze nk'agati ka elayo. Aho tukihari, wabwira iki abantu badafite abana? Wenda umuntu ashobora kudukurikira, wenda atarafite urubyaro, atarakabyara. Ese iyo umuntu atarabyara we ukumva ko nibuze wubyaye 1, 2, 3 ugeze ku mbyaro 5, ni iki wabwira abantu kugira ngo ubabwire ko kubyara bishoboka, cyangwa se ubabwire ko imbaraga z'Imana zitanga urubyaro? Jimmy, wavuga iki aho ngaho? Aho icyo nabwira abantu batari babona urubyaro, icyo nabwira ko ni ukwihangana, kuko Bibiliya nayo itubwira ko kwihangana bitera kunesha. Iyo wihanganye rero ugakomeza ugasenga Imana, ubundi byose biva mu gusenga. Iyo usenze Imana, Imana iragusubiza. Isaha y'Imana igeze, Imana iragutabara.
ko hari igihe usenga dusobanurira abantu neza Jimmy. Ntekereza ko turaza kwinjira nyirizina tubwire nimba ukijijwe cyangwa udakijijwe, uraza komeza utubwira. Ushobora kuvuga ngo usenga urya ubyara nk'abari abantu b'ingumba baba kandi bari abakirisitu banasenga, kuki bo batabyara kandi basenga? bariya batabyara nabo numva ari isaha Imana bitaragera. Ijambo ry'Imana ritwereka umubyeyi bita Hana yategereje Imana yihanganye, ndetse arafite na mukeya bita Penina, agera naho amugerageza cyane kugeza ubwo ijambo ry'Imana ryambwiye ngo yabyutse mu gitondo kare kare asanga umwanda w'abana cyangwa se ari y'amabyi, bituma agira agahinda kenshi ngo yerekeza ahantu bita Ishiru. Ageze Ishiru agiye gusenga Imana, bituma umutambyi bita Eli nawe aramusuzugura cyane, bituma ubundi agasuzuguro k'abantu niko gatuma Imana ikora. Haleluya. Ako kantu gasubiremo neza. Ndavuze ngo agasuzuguro k'abantu niko gatuma Imana ikora. Haleluya. Hana aramusuzuguye, Penina aramusuzuguye mukeba we. None ageze no mu nzu y'Imana, avuga ngo ahungiye mu nzu y'Imana, umutambyi bita Eli nawe aramusuzugura, bituma Imana ihindura amateka imuha Samweli. Haleluya. Byumvikana neza ko iteka ryose Imana ikora iyo ibona abantu bamaze gusuzugura abandi, kandi Imana burya yanga agasuzuguro. Imana yanga agasuzuguro cyane. Urakoze cyane Jimmy. Nagize amatsiko, nahagurutse mu rugo i Kigali kugira ngo nze hano mu karere ka Nyagatare tugusange tukuganirize. Hari amakuru akuvugwaho kuri umwe mu bagabo baciye mu buzima bugoye, wadusangiza ubuzima waciyemo, ariko ngo Yesu yaguhindura amateka muri iyi minsi. Theoneste, urakoze cyane. Nanyuze mu buzima bubi cyane. Uyu munsi wa none wari wambaje ngo mbese ndanakijijwe. Uyu munsi wa none ndakijijwe, ndi umukozi w'Imana, ndi umudiyakoni, ndetse n'Imana impaye poromosiyo, vuga gukomera kw'Imana, mfite ubuhamya bwinshi, ariko nageze muri ibi bintu by'Imana ndi umusore kugira ngo nkubwire ukuntu nabonye umufasha. Urumva Theoneste? Ndagukurikiye cyane. Nabonye umufasha mu buryo bungoye. Nageze muri iri torero nkiri umusore, mbona umukobwa sheri wanjye wamaze no kumubona, byaha tuzanamubereka nta kibazo ku bantu bankurikiye. Mpura n'ibibazo, ndageragezwa cyane, ariko nabonye uzaba umuntu ukomeye cyane. Nagira ngo utangarize akantu, ndetse n'abandi bankurikiye, iyo uzaba umuntu ukomeye cyane uca mu bikomeye. Ugeze uti wabonye sheri wawe. Sheri wawe ze nyine wateretse nk'abandi, byagenze gute? Nateretse nk'abandi, nabonye sheri, umukobwa ndamubona ndamwishimira cyane. Maze kumwishimira nsaba itorero ko bandanga inkwano zo, mbabwira ko kuko nari umucuruzi ncuruza inkwano nzazibaha nyuma n'abanyazunguza muri icyo gihe. Noneho ndazunguza, banyemera ko bandanga, barandanga. Bakimara kundanga, mu gihe turi kujya pose turimo twifotoza n'umukobwa, haza umuntu w'Imana arambwira ati, wa musore we rero, nubwo bakuranze usenga Imana. Ariko nubwo yambwira ngo nsenga Imana, nibwo nahigera muri ibi bintu by'agakiza, nibwo nanyimara kwakira agakiza. Ibintu byo gusenga ntabwo nari mbizi Theoneste. Yego. Ubwo rero muri iyo minsi amafaranga nari mfite, akazi nari mfite kagezeho karahagarara. Nari umuntu ufite amafaranga, urumva ntabwo nari kujya kurambagiza ntafite amafaranga. Muri iyo minsi amafaranga yahise ashira, nsigara naho nageze mbura n'igiceri cy'atanu. Yashize barakwerekanye? Baranyerekanye, ariko inkwano ntarazitanga. Kuki se yagushiriyeho? Ni iki cyabiteye? Nuko se warayariye kandi wowe uzi ko ufite ubukwe, byakugendekeye gute? Ntabwo amafaranga nayariye rwose, uko umuntu w'Imana yabimbwiye ati, nudasenga Imana ibyawe bigiye kujya ahagaragara. Nanjye ubwanjye nayo bibaha amafaranga aturutse, igihombo aho giturutse. Wayaryaga se? Reka tubwire abantu, kuki wari uzi ko ufite ubukwe warangiza ukarya amafaranga? Kandi ni imbaraga ki zaguteye? Ubwenge, wabuze ubwenge? Kuki wabuze ubwenge icyo gihe kandi ubona ko ufite gahunda y'ubukwe? Ndagira ngo nsobanurire akantu abantu bari kunyumva. Umugambi w'Imana, iyo ubona bavuze ngo nta kibasha kurogoya umugambi w'Imana, ubwo rero ibi bintu niko Imana yari yabishatse. Mu yandi magambo yaranshakaga, kuko ntabwo nari nkijijwe. Imana yaranshakaga, yemera ko mpomba kugira ngo incishe muri ibyo bintu bikomeye, kugira ngo nzaba uwo ndiwe uyu munsi wa none. Donc uzubaka urugo, ariko wanize narabonye gukomera kw'Imana. Komeza. Rero muri iyo minsi nawe n'ibibazo bijyana naho umukobwa ambwira ati, rero namaze kumenya ibyawe, uyu munsi wa none wishakira undi mukunzi.
kuko njyewe nagukunze mbona ufite amafaranga, inkwano zirabuze, ndamubwira ati shakira undi mukunzi. Ubwo byahise bintera agahinda kenshi cyane, bituma ngira ishaka ryo kuba nashaka Imana, mbariza ahantu haba hari icyumba cy'amasengesho, nitabaza abanyamasengesho, nibo bamfashije bansengera Imana, barambwira ati uriya mukobwa niba ari uwawe uzamubona. Nkomeza gusenga Imana. Mu gusenga kwawe se mu bya byose usobanure, byaje kurangira umukobwa akwanze burundu cyangwa yarongera aragukunda? Akimara kunyanga nasenze Imana, ategereza imyaka 2 yose, amafaranga narayabuze, ariko muri uko gusenga Imana, umunsi wa mbere njya gusenga Imana arambwira ati, yahise imvugaho amagambo akomeye cyane, ndavuga ati mwana wanjye ibi byabaye ni njye ubikoze, ariko ndashaka kuzakora ikintu gikomeye cyane, abazacyumva bose bazamenya ko ndi Uwiteka ugikoze. Nuko byagenze. Icyo kintu gikomeye ni igikije Imana. Icyo kintu Imana yankoreye, iyo minsi nabuze inkwano, kugeza ubwo kuri finali nageze aho nasenze Imana ikomeye ivuga ko izabikora, ariko kuri finali ngeze aho ndamubwira nti wa mukobwa aho bigeze ubu ngubu ndabona inkwano zibuze, aho bigeze ubu ngubu igendere. Ndamuhakana ati igendere. Rero nakimara kwakira iyo nkuru, abibwiye ababyeyi bavuga ati se uriya muhungu tuzi ko yategereje yihanganye, uyu munsi wa none niki kimuciye intege? None ababyeyi bavuga ati rero muhamagare kuri telefone tubanze tubyumva wa mukobwa we, ushobora kuba ibyo uri kuvuga atari byo. Bahita ajya kugura amayinite kuri telefone ya musaza we, arampamagara arambaza ati sheri ibyo wavuze koko uracyabikomeje? Ndavuga nibyo navuze ndabikomeje, aho bigeze ubu ngubu ndabona Imana ishobora kuba yarambeshye, genda gushakira abandi bakunzi, nanjye ubwo nyine nuko bigenze, wihangane. Jimmy anagize amatsiko. Nta kibazo mbaza rwose. Iyo uri kuzivuga mba mbona uvuga nk'umuntu useka, kandi birababaje. Birababaje, birababaje, ariko mba mbona wisekera. Ubundi mu buzima busanzwe ukunda kubabara, ukunda guseka, bimeze biti muri kamere yawe? Muri kamere yanjye nta kintu kijya kimbabaza, uko byaba bimeze kose umuntu uhorana ibyishimo, mpita mbyakira nkamenya ko. Jimmy, reka ngufashe mbwira abantu ko nta kitagira iherezo. Ubwo buzima wari urimo, birashoboka ko nawe wenda wabuze inkwano, birashoboka ko fiyanse yakwanze, ariko ndagira nkubwire ngo ndashaka gusaba aho uri hose, aho uherereye, nkubwire ngo komera, Yesu aracyagukunda, Yesu arakubona, humura. Jimmy, birumvikana ko fiyanse yakwanze kubera ko utari ufite amafaranga. Abakobwa b'iki gihe wababwira iki bari kwanga abahungu babo kubera ko badafite ubushobozi? Mwatangiye neza kubera ko yakubonagaho akantu, ariko umaze kugira ibihombo arakwanga. Nyuma se byaje kugenda gute? Yaje kugaruka mu gusenga, watubwiye ko wese usenga, uri gusenga Imana yakubwiye ko muzongera mukabana, byagenze gute? Niwe muntu se mubana cyangwa washatse undi? Nkimara kumuhakanira nakomeje gusenga Imana kugeza ubwo yahise ajya kwibwira mwarimu uyoboye umudugudu. Harimo umudugudu nawe itateranye inteko y'abadiyakoni, aravuga ati rero aho bigeze aha ngaha, Umurisa Jimmy, umudamu wanjye yitwa Amahoro Joyeuse, ati Umurisa Jimmy ni uw'Amahoro Joyeuse, buri wese asubire ku isoko, tugiye gusinyuza. Ubwo umukobwa ajye kwishakira abandi basore, umusore abuze inkwano. Ubwo muri iyo minsi bakimara gutangaza inama yagombaga kuba ku wa 4, ku munsi wa 3 nagiye kubona muri Imana ikoze ikintu. Umuntu avuye i Kigali azanye amafaranga. Ubuhamya bwo ni burebure cyane. Umukecuru wanjye yari afite akazi yabagamo gato cyane, ako kazi yari yagashize ku isoko kugira ngo tureko twabona inkwano. Umukecuru wanjye yakundaga umukazana we, aravuga ati kugira ngo mbure umukazana wanjye, iyi nzu ngishize ku isoko. Ayishize ku isoko ibura isoko. Ariko kuri uwo munsi bakimara gutangaza ko ku munsi wa 4 bazasinyuza, Imana yahise ikoresha Umunyakigali azana amafaranga. Ubwo za nkwano ziba zirabonetse, Imana iba yihesheje icyubahiro. Amen. Imana yagutabaye n'abayaburaho gato cyane, cyari birangiye. Bivuze ngo umukobwa akimara kubona inkwano yese yongera ajya mu rukundo. Yese ankunda cyane tayari, amfata nk'umutware nyiravuga ati ibintu Imana irabikoze. Bivuze ko ari nk'aba bakundukize mu mugani w'ikinyarwanda ngo abantu bakundukize. Yari njye wamakare ntabwo nava bakunda abakize, ahubwo njye wambwiye ko byanze, aho bigezaho yishakira abandi bakunzi nyine, nanjye nyine ubwo nta kundi, ubwo Imana iranyanitse. Ariko ngira ngo ni wowe wabigizemo uruhare kubera ko wari unaniwe kwihangana. Nananiwe kwihangana nyine, ariko ndagira ngo nkubwire ngo honeste, ijambo rihambira ngo iyo urugamba rukomeye ubundi
ruba rugiye kurangira. Urugamba rwari runkomeranye nyine nibwo rwari rugeze ku iherezo. Ya Jimmy, ngira ngo ufite ubuhamya bwinshi Ubuhamya ni bwinshi cyane. kandi bukomeye. Urumva ko mukecuru we, mwa bantu mudukurikiye kuri Bigerezo TV, mukecuru we yemeye gutanga inzu, Yemeye gutanga inzu. ku bw'amahirwe haboneka umutabazi. Turashaka kubwira abantu ngo Imana ibahereza abatabazi. Imana ibohereza abatabazi. Ibohereza abatabazi mu gihe babona bari bacitse intege, mu gihe babonaga ubuzima burangiye, data abohereza iki Jimmy? Abohereza abatabazi. Nk'uko nawe watabawe. Nanjye Imana yanyohereje abatabazi. Tuzashaka undi munsi tuze tugusure, utubwire buryo ki mwakoze ubukwe, nyuma y'ubukwe ese Jimmy yabayeho ate, ubuzima bwe bwagenze gute? Uyu munsi ndabona uri umuntu ukeye, wagira ngo ufite amafaranga. None ijuru ryaratabaye, ubu noneho n'abana banjye baravutse. Abantu baravuga ati aba bana ko utangiye kubyara abana benshi. Urabona ko muri iki gihe kubyara abana ni ikibazo, ndetse n'u Rwanda ntabwo ibyemera, na leta ntiyemera abana benshi. ariko nagiye kubona ngiye mbona Imana irabampaye. Abantu benshi batangira bavuga ati uyu mugabo ko arengeje umubare leta ishaka abana buriya bari abana baziga. Ariko uyu munsi none ndagira ntangarize abantu ko abana banjye bari kwiga muri Sunlight Parent School Academy. Sunlight Parent School Academy iherereye he? Iherereye hano Mimuri, haruguru y'isoko rya Mimuri. Yego. Ubwo bivuze ko ari ryo shuri rikomeye muri iryo shuri niryo ryaje rikomeye. Nabonye ari nk'Imana ibikoze kugira ngo yerekane abantu ko ikomeye, kugira ngo abana banjye nanjye baboneke muri uwo mwanya nanjye bige. Higa abana bangahe icyo kigo? Abana bawe biga? Mfite abana 4 biga muri icyo kigo, kandi minervari bishyura 20, ngo ni 80 bishyurira. Urumva ko Imana yanyiciye bazima agasuzugura. 80,000? 80. Ni amafaranga menshi mu cyaro, kandi urumva ko abana biga mu ishuri ryiza. Dushimiye Imana rero yakoze ibintu bikomeye. Imana yarakoze, nanjye ndayishimiye. Jimmy, ndagira ngo dusoze tujye mu kanya ko gusoza, ariko kandi tuzongera tugusure utubwire noneho igice cya kabiri cy'ubuhamya bwawe. Ababwira naho Imana igejeje ikora. Urabona ko mfite n'akazi. Ufite akazi rwose kameze neza. Undi umucuruzi ucuruza ibitenge, nabyo ntabwo nabiteganyaga, uretse ko Imana yarambwiye ko izangirira neza. Ubwo ni ubundi buhamya tuzinjiramo. Ubwira abantu ukuntu Imana ikuraho igitutsi n'igisuzuguriro. Nabyo rwose nzabikubwira. Reka tubashimire abantu barimo duteze amatwi kuri Bigerezo TV. Twari kumwe na Jimmy Murisa. Ariko Jimmy, Karame, iri zina Jimmy Murisa abantu benshi ntibagira ngo niwe mutoza wawe. Mutoza PFC. Jimmy Murisa yize atoza ikipe ya PFC Football Club. Uyu munsi wa none igihe ntabwo ndi umutoza, ndi umukozi w'Imana. Iri zina naryo narivugaho byinshi. Ubundi amazina yanjye ntabwo ariyo mazina y'ababyeyi. Ubundi amazina yanjye nagiye kuvuka nsanga nitwa Nduhuye Abagabo. Mpita ndihindura bitewe n'amagambo y'abantu bagendaga banuka ngo Nduhuye Abogoshi, Nduhuye Abagore. Bituma ndihindura, mbwira Imana Imana nanze agasuzuguro k'abantu, mpindura izina. Urakoze cyane. Reka turekeraho ikiganiro cy'ubutaha. Umugabo ukunda guseka, umugabo Imana ugire neza. Umugabo kandi bivuze ngo umugore wawe bari bagiye kumutwara kubera ko bamushyize ku isoko. Ariko mbona Imana rwose irantabaye. Umwe mu bagabo rero, umugore we bamushyize ku isoko kubera ubukene, yari yabuze inkwano. Niwe twaganiraga. Tubashimire abantu badukurikiye kuri Bigerezo TV. Imana iduhane umugisha, kandi Jimmy, nitugira umugisha tuzagaruka tugusure uduhe igice cya kabiri cy'ubuhamya. Tuneste nawe ndagushimiye, kandi nshimiye n'abandi bantu bazankurikira bari mu bihugu bitandukanye, kuko ndabizi ibi ntabwo bizagarukira aha ngaha. Kugira abari ku mugabane w'Uburayi bazambona, abari muri Aziya, muri Afurika naho bazambona, abari mu gihugu cy'u Rwanda. Mwese ndabwe ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe, kandi abafite intambara nyinshi mukomeze mwihangane, kuko kwihangana bitera kunesha. Dusoza, birashoboka ko umuntu wenda ashobora kuguhamagara ashaka kugenera, akavuga ati uwo mugabo yaduhamya ukuntu yabuze inkwano, ariko nyuma akaza kuyibona. Watanga nimero abantu bakaba kuhamagaraho bakakubona. Ku bantu munkurikiye rero, nomero za telefone zanjye za MTN ni 0788 847 317. Ndazisubiramo 0788 447 317. Gira na Tigo ni 0722 58 78 996. Nazo ndongera nzisubiremo 0722 58 78 996. Imana yo mu ijuru
nibamere umugisha mu izina rya Yesu. Ngira ngo murabyumva abantu badukurikiye kuri Gereza TV, twari kumwe na Jimmy Murisa, umugabo utuye mu karere ka Nyagatare, akaba ari mu murenge wa Mimuri, niho twashinze kamera zacu za Gereza TV uyu munsi. Jimmy, turagushimiye kubw'ikaze waduhaye. Namwe murakoze cyane Theo. Reka dushimire kandi abantu badukurikiye cyane kuri Bigerezo TV. Imana ibahe umugisha kandi mu bishobozwa ntabwo tuhata abantu cyangwa tubaforsa, mujye mudufasha, muduteye inkunga ikomeye, mukore subscribe ibiganiro dukora, mukore share, Imana izajya ibaha umugisha. Reka tubashimire, mugire impagarike n'ubugingo. Ciao ciao, turabakunda.